reka ndaza kuza kukubwira turaza ndaza kuza kugusuhuza byihorere uretse gato ndakubwira ushaka ngo agatebe wicaye se shara ntacyo mbengiye icazwa harya ejo wavuze ngo nsubirira mukozi sheri ko mba navuze ibintu byinshi kuko urumva nabyibuka wavuze ngo ndi kuruza iki se burya niyo mpamvu rero utanamvugishije nka burya mba ntebya urabona ko ari umuntu wo kujya kwisobanura agasore nka kari buriya turaziranye ariko tuziranye ibiraho ngo burya sinanamwemeraga ako ari umuntu muzima uriya ni umuntu ujya kugupresantaho umuntu dugubitanye mu muhanda wenda sinabivuze neza ariko si umuntu ni ibaze ko mu maso ye bwa mbere akikubona yese avuga ngo uyu ni mama wawe muri kumwe yanahera kuri shira ubwo rero urumva sinamuzanye n'umuntu wereye kuri mama utabanje kubona ko anambaza ati wenda n'umugore wawe avuze nyogokuru ndabanireka pfe kumusubiza ibyatwara ibyo ariko wa mana we uri mwiza koko kandi uri igisubizo wantiza umwanya tukavugana ubu ngubu niwo wunzanye cyangwa mugiye ngo tuganire ntacyo twaganira amazina yanjye wenda ushobora kuba utanzi nitwa Mucyo ndikumva nari maze iminsi nari hano pour Rwanda ariko ubu ngubu nyine nibwo nje umuhungu uri umukobwa ibyo ntabwo bikore bamudamaze njye nakubwiye nitwa Mucyo we bakwita nde nitwa Brian Ashanti Shanti numvisha ngo niyo mutware w'uru rugo yego utwara iki sara nawe ugiye kuba nk'abakobwa b'iki gihe basigaye baza mu rugo bazanye ivarisi wowe wazanye iki uru rugo uruzamo wazanyemo iki Mucyo twubahane sibyo twubahane neza njyewe ndi umugabo wa mama wawe ariko dizi ukuntu wabona bivuze uri proud hako nk'ubu ngubu urimo uragenda uri kumva ukagenda uri kumwe na mama ubwo abantu muheba babwira ngo iki barakubwira ngo ninde wabyaye undi cyangwa baravuga ngo oh wow nice couple niko bakubwira bakubwira ngo iki bo sinzi impamvu wenda uri kumbaza ibyo bintu byose ariko icyo nakubwira cyo nuko njyewe ndi umugabo wa Beatrice bivuze ko iyo uri hanze ku gasozi ugaragaza ko nta mugore ufite ugaragaza ko uri wenyine hari icyo byanyeretse asesho tuje twiganirira ubu koko niba umuntu umwe duhuye akavuga ibintu nk'ibyo ngibyo abantu no umuntu umwe twawe sibyo sheri wanjye mbega we iyo uncira urubanza ukavuga ngo bivuze ngo ndi hanze ngo niko ngenda nkuvuga gute se ubu se karitsiye dutuyemo nta baturanyi tugira aba bano se abaturanyi hano hakurya se hari abandi na hano ruguru no hepfo y'umuhanda ntibabizi ko tubana nk'umugore n'umugabo nza n'abantu babizi se ni benshi wakana we wumvise ko mubwiye ntabwo ndusha ubwenge ntabwo ndusha ubwenge ngenda kureba mu bwonko bwawe namaze kuhabona sheri basi muri iki ndumva hari ubwo nigeze hari kukubwira cyangwa niba utanakibwibuka ndumva ntakeneye kunyita iryo zina
hari amazina ryanjye ryiza ryitwa Sipesiyoza, nkeneye kuba ari ryo unyita. base waciye mu mizamu niba unakosheje reka uriya muvandimwe kugira ngo duteranye muhamagare mubwire ngo uyu ni madamu. Niba ari ryo kosa nakoze ndanaryemera. Ewe bambe we, Imana nsenga yanyeretse, Imana nsenga yanyeretse uwuriwe, ubwo nanjye ndagira ngo nkwereke uwo ndiwe. Niba utaruzi ikipe ukina nayo, ubu hasigaye ndagira ngo nyikwereke. Azisho ariko kanavuga na mama mu mazina sha wantera umujinya ngahita nkubita igihe, wantera umujinya ngahita nkubyaturira ahangaha. Nyamagabambe ati uko uravuga na mama amazina nasoni esera wende ibyo tubyihorera. Ubundi we na mama mumaze igihe kingana gute mu bana? Azi biragushimisha kuba mbana na mama cyangwa ni igisebo kuko ntago sinzi impamvu uri kumva. Ntago binshimisha uri kumva, ntago binshimisha udakora agati ahantu ngiye ukanza ubwonko bwanjye nkumva utangiye kubucengeza mama. Ntago binshimisha. Mama ni umuntu wagashaje arimo ararera abazukuru, andi kumubona ari umuntu wicara nko mu mama. Abakobwa dufite dukundana nabo cyangwa abagore twashatse, nge ndashatse. Reba hano sheri, reba hano, utagira ngo ngewe ndi nkaho uri kwirukanka inyuma y'abacecuru nka mama. Uri kumva? Ntago mama ari ku rwego kuko aza guhura n'agasore no hamwisi wowe ndebera none usa nk'uburoko n'amasaza ari kugutumukaho. Nakubajije mama mumaranye igihe kingana gute mu bantu? Urabimbwira ntabwo bimbwira. Kwi mama wawe tumaranye umwaka umwe tubana. Mumaranye umwaka umwe? None se reka manze nkubaze, ubona biza abahungu b'iki gihe mwamushyushye n'iri zuba. Hari ukuntu gutya aba mama none amkwisi nka mama kwanza ntabwo ari no kubica ku ruhande. Mama arashaje, so ubibona? Sibona ko mama wanjye ashaje? Yego. Okay, nagashaje ariko. Mwese nundi wamufata nk'umucecuru gute ukimubonamo nka baby zo zazukuza. Uri kumva? Umva, banzo subiremo izina Sipesiyoza niho mbyemera. sheri Vuga Sipesiyoza kubwizo mpamvu. Sipesiyoza base. Okay, nuvuze ko ari Sipesiyoza niryo zina nemeye. Ugiye kuvuga ngo ndakubaho. Ubu ukeneye kuvuga ngo hano ni iwanjye, ndagira ngo ubwire ko ahangaha hatakiri iwawe, ntihazigera habi ni iwawe. Bya byifuzo wajyaga wifuza ngo tuzasezerane, ngo tuzagire gute, ndagira ngo ubwire ngo ubu efase mu bwonko bwawe bihanaguremo ntibizegera binabaho. Aha ni kwa Sipesiyoza. Izina ni ryo muntu pe Sipesiyo. Uri igisambo pe, uri igisambo. Ubu nibwo mbibonye. Imyaka irenga ingahe tumaranye, ubu urarebye aka kanya ubona ikosa rimwe nkoze ntushobora kumbabarira, ahubwo usubona ko ndi igisambo. Reka nkubwize ukuri nanjye ngiye Terezoro ndi mugari. Niba ibyo uri kwibwira mu myaka ingahe maze ahangaha ungirakishwa akora ibi nkemera gutya nkakora bimwe kugahata ibindi nkabikora mbishaka ibindi nabyi kwaza nta kintu njya nkora ngishaka. Reka nkubwire ngo uri kwibeshya. Niba wanapanze kwita unyirukana ibintu byanyenze aho biri nta kintu cyari bufata, ariko uribeshye. Birasaba izindi mbaraga. Fatuhambira ikiri cyawe cyose hano. Rero nta n'ikintu ufite hano. Sawa. Unsorokere mu rugo. Ndakubwiye ngo uribeshye kugira ngo nkwereke ko byose bishoboka. Sohokera mu rugo. Ndaje nanjye nkwereke. Kabi. Baba we. Se nuko twibeshye tugashaka ngo dushatse ziriya mpinja ngo nizamagabo. Kumbi nibwo nubuyobe butarabaho ku isi y'Imana. Ese kuki mpemeye ngo ndekera aho ngaho? Ngiye kuvuga ngo maze kubona ko nayobye. Ko se ubundi musore ngewe ubundi reka manza nkubwire. Urabona mama ni umuntu wisaziye utakijya mu bintu byinshi bimutera stress. Ubundi bwo mu mwaka mumaranye uri waryamana nawe? Sero murabaza ibintu nanga bitari ngombwa. Kanongere mbikubaza bwa nyuma. Kumva sheri wa bien. Uracyaryamana cyangwa wigeze uryamana na mama wanjye? Yego cyangwa we?
twijya mu bintu byinshi. nanjye mbigusubiriyemo bwa mbere n'ubwa nyuma. Ibyo ndakeka bitakureba. Bo nta kibazo, byari byiza nyine kumenyana nawe. Ni mpamvu nari nkubajije ibyo ngibyo nuko nyine mama wanjye wenda kontra ko wenda atigeze abikubwira, afite sida ry'izindi. Umva yindi bita inyamahanga nyine, yindi bita sida yindi nyine tu. So nabikubwira nka gute? Nguvuze ngo Reka mbigusubiramo sheri. Ndavuze ngo mama afite sida iry'izindi. Kumva? Ushatse kuvuga iki? Ntabwo mbizi niba mwararyamanye cyangwa mutararyamanye. Gusa icyo nakwibwirira cyo mama nyine wanjye afite sida iri ku rwego rw'ibiyaga bigari. Wakoze. Mucyo. Mwana nyagasani. Kefe! Presa boss. Vai! We mugabo. Ako yumamagara undeba usiko wagira ngo ndi mu kabanje. Mugabo. None se nta cyayi munywa mu gitondo? Nta cyayi nta gasabune ngo nkaraye mu maso. Hareko Mungu wawe. Utuvuta two kwisiga ndi kubona nako. Ufite imiteto nk'iya nyoko kabisa. Nakushutse. Ngo ufite ngo urashaka utuvuta two kwisiga mu maso. Hana korogate ushaka se? Nanjye n'icyayi cyo kunywa mu gitondo. Kabisa. Aja ro muri Kongo, ro muri Amerika, ruwahe. Umuyede unywa icyayi nuwahe. Kigali naye bamu bushyuhe. Naraye natutubika. Yambura ujye koga kuri piscine haraye. Akose nawe kwihimurira nk'umuvandimwe rwose nawe. Ariko benja uretse ubuteto kuko akakanya kuko utangiye kujumbwira amagambo nkayo ngayo. Hanyuma se ibyo utsumbaza agasabune ubu ngewe noze. Ngewe nuga kwishanze. Ase ku buryo nani isabune wanagira kuko. Isabune y'ikisi. Ukaraba kandi nkarabira ku kazi nkataha noze. Uko boye ku kazi se? Boye ku kazi ugataha. None ku kazi ntaga abayede iyo basoje gukora boga. Ku buryo kuko nabura nagasabune ko gukaraba. Aho tuvuga ngo wena ngushyire mu maso wena npe kwisiga. Ngaho agasabune genda ukagura. Usikari nawe ubusi ndakagura iki nakubwiye ko ufite ikibazo none ubundi akagura iki. Benja. Uriya rero mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo urwishigishiye ararusoma. Sibyo? Uyu munsi nuwo kwimuka. Warubizi? Kwimuka se kandi uretse warubizi ko uyu munsi ari uwo kwimuka. Barabivuganye ariko none ubwo twarabivuganye ariko waba unyihangane gatoya. Haguruka nsohoze. Haguruka nuko nsohoze mama. Mbabarira. Babara sipe. Aka kantu. Nukuri haguruka nsohoze. Abaciye n'igihe tudaheruka. Oui. Konyakasoni. Amakuru yawe. Amakuru ni meza yawe se mba numva ibyawe nkumva. Mbabarira njye mfasha hasi kuko ibintu binzamutse mo hano kano kanya nkaza kuku mana we so ibintu nje kukubwira ubu ndamenya ndi bubihereye. Kwanza reka mbaze nkubaza amakuru kwanza ubimbwire. Ngaho urora se mama shenge. Wirebera hasi. Reba hano hejuru bebe. Nagize gutya rero mba handi nyine wabizi ko kundi nagendaga niga mu mashuri atandukanye. Nahuye n'umukobwa ufite umutima. Muri iyi myaka 6 yose ntari guheruka. Nose urumva igihe kutarenza gusa ko dufite n'umwana twenda kwibaruka muri iyi minsi. Anchwe. Kabisi urumva ko nyine Imana ibirimo. Ubwo rero iyo ni inkuru nziza mu nkuru maze kukubwira. Inkuru mbi rero imvanye hanzana agiye kukureba hanga. Niko ibintu byabaye mu rugo kucyo utabimbwije. Inkuru mbi kese bambe. Umva ngiye gutya ngere mu rugo nsange mama
ukundana n'umuntu nimba ari umusore nimba ari akagirigiri uzi ko ari umuntu tungana reba uko ukuntu ungana icyo nicyo kibazo rero. ubwo se ko mbona wowe utikanze urumva icyo ngicyo atari ikibazo. Impamvu atari ikibazo ni uburenganzira bwe busesuye rwose kugira ngo yishakireho kugira ngo ajarajare yanjagijwe yagiye aha yahuye n'uyu yakagombye kuzana umusore nk'uriya rwose ntari akwiye kugenda agashaka gashuhe kura ntago ari umugabo. noneho umuntu n'umuriro ubura akavuza induru ubwo urumva ngo ari umugabo. oya umva se wakana iki kuva yaratandukanye n'uriya mugabo yagombaga kwishumbusha. nose ntari bipe papa yari umugabo nyamugabo umugabo w'igikwerere wagendaga no mu bukwe bakavuga ati dore ngo rwose uyu ni umugabo rwose wanatanga n'umukobwa. ariko n'uriya afite ntaho amwaye. uwuhe none se utabeshye niba umunsi ari uwo kugenda akaba ari wo munsi ubyuka wumbaza agasabune ejo ntabwo uzambaza indege narakubwiye ngo hano i Kigali ibintu birakomeye umuntu arya afashe ikabutura ngo bitamanuka wumvishe hanyuma rero wowe ndacyabona wagira ngo uri kumwe na sangaha mukanya urambaza agasengere ko kujyana ku mazi ngo woge mukanya umbaza akantu ka turipu nwajya kuvuga turi mu cyaro ujye gutembera dore warize ngiye ntago nize sibyo ubwo nabonye turya ubugari nimugora bwonyine gusa nta n'uburisho ndavuga ni none ibintu birakomeye ntago warishije voka si imboga iravoka kuko wavuga ngo byamanukaga neza kumbe byamanukaga bitamanuka byihorere natamiraga reka da nakavuga kabijyanaga kuriya niko nareshyaga iyo mba ndi umuntu ufite inyama nari kuzigura ariko hano nguri inusu y'ubugari nkahita ngura voka ya desa tayari 700 ahita ntunga niko kurya ahubwo wagize imana ubundi mva kwishansiye nari none se ko kujya umaze igihe hano i Kigali njyewe waje none ndarya iki so kujya nk'iki koma gusa kinywa he kujya njya kugura agafunga igikoma kinywa he kwani kujya nyishigisha ugitekera he nyine hano nakubwiye ngo ndakwirukanye ubu bari kumwe karagashwe nose wenda reka tuvuge buriya nk'umuryango wacu nusohoka twagiye nk'umubuga buriya tuzasohoka turi igihe nzavuga ngo uyu nguyu aje gusabira inka nzavuga ngo ni akagabo kishyuza umutekano. ariko nta muhungu uba muto nta muhungu uba muto da umugani narawusanze kandi buriya se urayagezayo oya afite aho ageza wenda tuvuga yuko wenda mama yarashimye oya ikibi nuko yaba yaramubyaye ntabwo yamubyaye wakana noneho nawe nusuba inama wangira kuko nk'umuntu mukuru kuko genda nkagenda noneho ntagenda amanuka kwa kundi kwanjye gemba nikubita gake ndagenda nsanga agasore karicaye n'ubwanwa buracunze ibaze ko papa ibyo nta musatsi yageraga ubwanwa yabaga nyine wabonaga ko ari umuntu w'umugabo nose iriya mbwa karagasore abari ntabwo ntago ari umugabo ura ntago ari umugabo uranagize ko atari umugabo kuko njye ntago harahagiye kuzashya. oya mwana wa wikwivanga mu rukundo rw'umubyeyi n'inshuti ye urumva uriya ni inshuti ye pe n'inshuti wikwivanga rero ura n'umugore n'umugabo kurabura baragenda bakaryamana mu cyumba bakaba bari kumwe. ibyo ni amabanga y'ababana ntabwo ngo nagira icyo mbikubwiraho uyamwihorere n'ukuri ntabwo n'ukuri ari mu nzira nziza pe ari mu nzira nziza cyakoze ningafata kari agahungu nzakareka impamvu indirimbo y'igihugu nta video igira ni ukuri nzagasutararaho ntabwo bizarangirira hariya. reba mama umusatsi usa nk'umweru wajya yibagiriwemo isabune arajya ashatse akantu reka karaza n'urubuno gutya kagenda karukubita abari kurukubita aza mu mitungo irazi ko atari ya data. ariko se yewe mwana uko mbyumva rero aba nibo babana ujya kumva ngo bisha ababyeyi babo imitungo tegereza nyoko namara gusaza abantu uzagira icyo yivuga ubwo ni ukuvuga ngo rero birumvikana ko ugiye kumuziza rero ibyo ngibyo rero nzagenda oya ntago nakugira inama yo kujya natuma ibya data birirwa na karakantu kameze nk'urubango ikosa urikumva ugeze naho utangiye gutukana ngo ameze nk'urubango uriya ni umuhungu se urubango ni ikibango ni igikini uriya si Marie Jose igenda ifata muri salo uriya ntago ari umugabo niko uruwaheye kuko ngiye kugenda koko
ubu ugiye kunyirukana kuko ngende genda ntugende ariko umvira ntari nabona inzu utarabona ntari nabona inzu uzi n'ikindi nakoroheye uri mukuru wanjye ubundi abandi mbirukana mbakubitana iriya myasi ubona hari nabonye wirukana wa musore nabonye agenda uriya ni inshuti yanjye namwirukanye neza hari uwaje ahangaha w'umukobwa dukora gahunda abarambwiye ati rero ngewe nabonye uzi gukorakora rero ntabwo navanga uzi namukoreye ndabizi biriya bintu warabikundaga ibiki abakobwa uwo rero ukuntu namwirukanye ntabwo namukubise ariko namukoze akantu na n'ubu umuhungu wese wahura ubu ndi amateka mu mutwe we ndi kubona warahindutse n'umwana wanjye ntabwo ari ukuntu ari nkuzi mu cyaro ahubwo wowe mbwira inzu wayibonye ako se ko naje ejo aka kazi ubu kakanya mba nakabonye kuko n'inzu mba nayibonye kuko naje ejo ariho nkibyuka ariko mwana uzi kubona turi mu mikino oya ntabwo ari imikino ariko wa mugabo nyihanganira wenda uyu munsi kugeza saa sita mbe nagiye gushakisha ndeko nayibona kanze nkihangana urabukoze cyane rwose urabukoze wenda ndeko amasaha yawe y'icumi akira ndakubwiye ngo fata gusa kandi uranyirukanye ko vanga ndakubwiye ngo vanga mva mu maso reka ngenda ariko ndakubwiye ngo kura uturenge twahanga cyangwa nkwereke ikigoryi cy'umuhungu bundi wowe bajya kukwigisha ari amafaranga yose iyo bayaguramo inka ubu ngubu tuba tworoye wa mahero ko ni mukuru wanjye umuntu arareta ibintu bitagira ibitekerezo ngo ni mukuru wanjye ubu iyo bayama ntabwo nari gushingamo akaduka ngo cyarakopye kirakopa zakope n'abazimu ariko ko nyoko yakureze neza ariko nkaba numva watangiye kwiremereza mwana ko nta rutugu rukura ngo rusumbire kuki ushaka kwivanga mu rukundo nawe ari gusaza nabi babarira nawe ari gusaza nabi sheri wambabaye se ko sesipe nawe koko cyangwa n'umwana wawe ari kukwita sheri bisa hari umwana sinzi rwose izina wahe kandi simbizi inzuki zamuriye ukabona bwayazi yasaze bite wowe yasaze shu ndizera wambabaye ariko nayo ngiye kujya hano hepfo nuko nemaje gukwakura ubushya ubu ndaza kugaruka mu kanya n'igihe ikibazo sibyo ku mwana we ushiye ntawamenya iriya niyo satani bavuze ni satani ize kaza kuvogera mu ngo z'abantu yewe n'indi zundi uriya ntumbaze ariko rero n'umuhungu wa Beatrice ariko kaje kinjirira mu buzima kinjirira ntiwamenye ibyako umuhungu ungana kuriya ni umuhungu ungana kuriya disi nakubabariye okay uri mu mirimo uye kandi nawe ngusabye ubushya ngo ndagiye Ugiye ngiye kugenda? kureba gato wenda itangaruka nta kibazo ngaho genda ririya shyano rero ribonye inkuru kagatumwa wagira ngo ni katumwa ntagende kariya kabwa gusa kajya kwivanga mu nkundo z'abantu Sebenja urambaza koko ahangaha uri ni mu rugo wanyirukanye urambaza iki hanyuma se ko wavuye mu rugo nkubwira ngo ugiye gutaha ubu watashye hano se ni wawe kandi hano ni wawe wanyirukanye ukamwe ngo ngende ukirengagiza byose umuntu twonse ibere rimwe nk'umuvandimwe wanjye wagomye kunsohora mu nzu kuriya
ukansohora mu nzu umereza ibikapu binjugunyira. hanyuma sa iki kibanza wicayemo nyiracyo uramuzi uzi ko iki kibanza nyiracyo hano bamwita cuyi ni fat ibyo bintu ikintu bisobanura nyine uzagufashe wicaye mwanga ibyo wankoreye nk'umuvandimwe wenyine yashaka kananyica noneho waje kwiyahura binarenze no kunyica umuvandimwe wanyu konsibere rimwe kuba nakubwiye ngo mama ejo azanyohereza amafaranga njye gushaka inzu warangiza ukansohora mu nzu bene karakagena nerera ibikapu navuye mu rugo nakubwiye ngo navuye mu rugo mbwira mama ngo adusengere abana nk'abana be tuzagira umugisha n'icyo tubona ayakabyizi k'abahinzi tumuhereze arebe yuko abahinzi bamuhingira nawe ajya areba ko yakaburiye abari barumuna bacu urangiza unsohore mu nzu bajyaga ngo njye hehe hanyuma wagira ngo nkore iki iriya nzu ntabwo wabonye ko ari ntoya nta nubwo no kwihangana icyumweru basi ibintu numvishe nibyo ibiki Kevin ntabwo mfite umwanya kurwa mburana nawe ahangaha sibyo ibintu bambwiye nibyo gusa hano mu rugo hazajya akantu gatoya ngiye mite mba victim y'ibintu bibera muri runo rugo ibintu wumvishije nibyo sibyo ntabyo nzi Kevin uri umuntu mukuru ahangaha ni wowe wampaye amakuru y'uko mabuja afite umwana sibyo harya ngo uyu muhungu yitwa nde mwita mucyo ahubwo se hagati aho ngaho umaze iminsi buretse kumvanga banza wumve ibyo ngiye kukubaza ahangaho nsubiza udaciye ku ruhande bitabaye ibyo ngibyo Kevin mana nyagasani nabangushigisha nowe hari igihe nigeze kuguca numva uri kuvuga ngo wowe na mabuja ngo mufitanye amabanga ibintu mucyambwiye byabara amabeshyo mabuja wawe umugore wanjye babona umbwiza ukuri abana na sida ko ibintu mvuze ndakeka byumvikana umugore wanjye afite virusi itera sida se Brian ufite uburyo ubanye n'umudamu wawe kandi uwo mutware muri runo rugo nanjye mfite uburyo mbanye na mabuja ubwo urumva amabanga y'urugo rwanyu ngewe nk'umukozi ari njye uyazi kuruta wowe umutware mu rugo Kevin hano urimo urakina n'ubuzima bw'umuntu buretse mbanze nyumva neza sibyo ntabwo kwegana n'icyumweru rwose ngo mbe ni gushaka akazi nihangana icyumweru kugira ngo bigende bite ukamfasha nk'umuvandimwe mu gihe ni gushaka akazi ntabwo ko yazi ntarakabona warangiza ukamfata twanyirukana bene karakageni njugunyira ibikapu umuvandimwe byambabaje natekereje kabiri naho ubundi managiye no kwiyahura wagiye Kigali harahindutse burya ibihe byarahindutse sebenda kuri kuvuga Kigali nkaho wigeze uyiza nahamagaye mama ndamuha mama wibuke gusengera abana baragwa ati nibyo nkunda ndi gukora nonanga none amarira yaje asengera nde nazi azenga mu maso yanjye njyewe nawe nyirukane kuko nanze kumubwira ko wanyirukanye ntabwo nari kuba nkawe uri umwana murumuna wanjye ntabwo ubwenge ufite bungana nk'ubwo mfite ku buryo nari kuhita nanjye mubwira yuko wansohoye mu nzu nabiretse ariko iminsi igira nabi naho iminsi yaba mibi nawe wakagombye kumfata kuriya wakagombye kwihangana akabi n'akeza kaza tukagasangira ariko hari igihe ibintu byazagenda neza iminsi igenda yicuma ntagombye kumfata kuriya nk'umuvandimwe wawe amaraso ya mama ukamfata kuriya bene karakagena hanyuma mufashe iki nyine antunguye sinagushobora no kumfasha basi ngo ngende nsubire mu rugo ngende mbe nicaye mu rugo ibi ntago ari umushahara ibi ntago ari ibiryo ibi ntago ari divorce ibi ni ubuzima bw'umuntu noneho bigeze sibyo ndashaka kumenya imyaka 8 ubanye na nyoko bujangaha ntago waba uyobewe amabanga ye ngewe urangiyewe noneho boss kwifata ukambwira ngo yega afite abantu n'ubwandu ni ibintu bigoye ndimo ndibaza nanjye mujya kubana ntago mwafashe umwanya wo kumenyana bihagije Kevin basi ndaguha amafaranga ariko mbabara umuhire sibyo
Ega patron. ese iryo banga uri kuvuga kuko ese Kevin nigeze ngufata nabi? Nanjye ko ntacyo ngushinja. Nigeze nkubwira nabi se? Nigeze nkwirukana? Nigeze ngufata nk'abandi bakozi? Naga kenshi ibintu nanjye nabyikuraga hanga nago nagufashaga koza ibyo mbo ntago nifuraga inkweto. Imyenda hari umunsi ntayifuriraga hanga kugira ngo nkunde ntanga amahoro muri uru rugo. Ese kwifata ukambwiza ukuranga nanjye niba ari ibintu byo gukora hakiri kare nkaba nabikora ni ibintu bigoye. Kwifata gusuka ibyo no gutabara ubuzima bw'umuntu. Mabuja Beatrice mama ura muhungu witwa nde? Mucyo. Mbabona nsubiza. Abana na virusi itera sida. Mu gihe ngiye gushaka akazi nshaka n'inzu yo kubamo nkanjye gushaka ubuzima kw'imbaraga uzi ko nzifite ntabwo nagenda nicara mu rugo ngashaka inzu yanjye mbamo kuzi ko ibintu by'abakobwa ntabikunda ngo nabajyamo kucyanzanya no gushaka amafaranga urumva byagenda gute urabizi narahombye uretse gatoya kandi najyaga nkohereza udufaranga nawe mu gihe wari umeze nawe kiri kwishakisha none utangiye kunyibutsa ibyo wankorera kugira ngo none se ntabwo nabikoze ntabwo wabyirengagije se ntabwo wabyirengagije ukarenzaho cyakoze navuze se uri murumuna wanjye undi muntu twahuye nakwibeshyeho cyangwa ku buryo unkora ibintu nka biriya nabonye wa musore umusohora mu nzu cyangwa ni ibintu wenda biri aho ngaho cyangwa wenda yagusuzuguye cyangwa yaraguhemukiye ukurikizaho ngiye nka murumuna wawe nka mukuru wawe uri murumuna wanjye nawe ntabwo ari by'i Rwanda. Okay, uzi n'ibindi n'ubundi nacumbikiye n'abatari wowe abo ntazi bamwe bakananyiba ariko n'ubundi wowe uri mukuru wanjye mu rugo ntuhazi Ndacyahibuka wegenda ugiye n'ubundi nasigaye adafunze ndaje ngiye kwigurira ubugari sawa urabukoze cyane ariko ntureba noneho ko ubitekereje neza nanjye nkashaka akazi nkara ko nazabona amarongo ngaho genda se narisubira sawa urakoze Sundi kwanza ndi kubwiye ibyo bintu. Wambabari ukamanza ukansubiza kibyo bindi biri buze nyuma. Brian mva nkubwira sibyo? Urugo turubamo turi batatu. Ngewe wowe n'umugore wawe. Ibanga rero utibwiriwe n'umugore wawe. Tumva je nta ruhare mbifite mu gihe nta nubwo nakabaye imbazwa ibibazo nk'ibyo ngibyo ahubwo wowe akaba bitera intambwe ukajya kubyibariza umudamu wawe. Urumva amabanga y'urugo rwanyu n'ibyo yazi. Ntumbwire ko urupfu ngiye gupfa. Ariko mbega ngo naba mpfuye nabi we. Ukiri gutekereza ibintu nk'ibyo. Asubuko ko wowe ukagira imana we. Kevin niba unkunda, Kevin niba ukunda ubuzima bwawe, Kevin niba ufite umutima ko watabara umuntu. Ijambo rimwe aka kanya rishobora kuntabara cyangwa rishobora no kunshyira mu mazi abiri. Ubu kubwira umuntu ngo uyu muntu afite ikibazo ibyo bintu biri gutwara imbaraga. Ntabwo urugo pe wagira ngo ninjye umuntu uremewe ibibazo byose byo muri ino si ngaho ninjye ukubitirwa ngaha ninjye usuzugurwa ngaho none haje na virusi itera sida. Mana nyagasani birebe byo nibiba amaraso. Ibi byo iyi nkuru yo nta naho Yesu mwiza we. So ukiri muri ishyiramo ibintu nk'ibyo ngibyo. Keve ubwa mbere n'ubwa nyuma. Mabuja nyoko buja wawe abana na virusi itera sida yego cyangwa oya? Okay. Mabuja afite virusi itera sida.